Mwiriweho, uyu ni Isaac kuri Isaac Media. Mumeze gute? Ndabasuhuje cyane. Uyu ni Isaac ugenda ubabwira cyangwa ubaganiriza ibiganiro bigiye bikomeye. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ku kiganiro cya fiancé visa. Abenshi baravuga se fiancé visa ni iki, processus igomba kumera gute, bigenda gute. Rero fiancé visa uyu munsi tugiye kuganira kuri fiancé visa ariyo bita AK1 visa. Visa ihabwa umuntu ushaka kurongorwa cyangwa kurongora umunyamerika. Abantu benshi batekereza ko ari inzira yoroshye, ariko hari amakosa menshi abantu bakora agatuma visa yabo cyangwa bakabura ubwenegihugu nyuma y'imyaka myinshi. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya inzira yose neza mbere y'uko winjiramo muri fiancé visa, cyangwa kuba wadekarara umuntu ukaba wamukura muri Afurika cyangwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Intambwe ya mbere ariyo bita petition, ariyo form 129F cyangwa form I 129F. Umunyamerika niwe utanga ubusabe bwa fiancé visa muri USCIS cyangwa muri immigration. Abantu bisabwa fomo ya I-129F amafoto y'abakundana. Icyo ni ikintu cya mbere, mugomba gutanga amafoto kuko ko mukundana, mubanye neza. Ubutumwa message mwandikirana na fiancé wawe aho ari, wenda turavuga kumumva ikinyarwanda. Niba uri gushaka kudekarara fiancé, mugomba kuba mufitanye amafoto, kandi mufitanye amafoto muri location ziri different, ahantu nyine hagiye hatandukanye. Mukerekana message ko mwandikirana koko mufite mubanye neza, mukundana. Kandi mukerekana n'amatike y'indege. Umuntu uba muri Amerika waje gusura, yaba umugabo cyangwa umugore we cyangwa sheri we, akerekana amatike y'indege koko kwajyaza kumusura. Ibimenyetso by'uko mwahuye byibuze inshuro imwe mu myaka 2 ishize. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kudekarara umuntu ukamudekarara nka fiancé, mugomba kuba mwarahuye mbere byibura imyaka 2. Iyo myaka 2 mwarahuye, mwarifotoje, mwaratembeye, mwarerekanye hoteli mwabayemo, aho mwasohokeye, ibyo byose mugomba kubyerekana. Rero iyo USCIS yemeye ubusabe, dosiye yoherezwa kuri iyo bita National Center, iyo bita NVC, iyo bita National Visa Center. So National Visa Center rero niyo iprocessinga iyo visa. So intambwe ya kabiri, embassy iraguhamagara, ibyo bita interview. Umuntu uri hanze ya Amerika ajya gukora interview kuri embassy. Bivuga ngo fiancé wawe niba ari mu Rwanda cyangwa ari muri Uganda cyangwa ari muri Ethiopia, uwo fiancé wawe agomba kujya gukora interview kuri embassy. Aho niho benshi bagwa mu makosa akomeye. Rero iyo ugiye gukora interview, uba ugomba kuvuga ikintu cy'ukuri. Niba ufite imiryango muri Amerika, uba ugomba kuvuga. Niba ufite inshuti muri Amerika, ugomba kubivuga. Niba kandi ari sheri wenyine usanze, uba ugomba kubivuga. Iyo basanze hari akantu beshyamo, fiancé visa yawe bayishyira hold, bakayishyira hold kugira ngo babanze bakore iperereza koko ibyo uvuga ko ari ukuri. Noneho aho niho benshi bagwa mu makosa akomeye. Basabwa ibyo bita medical exam. Mwishyura amafaranga mukagenda gukora medical exam cyangwa check up. Kubera impunzi zo ntago zishyura, zirishyurirwa. Ariko iyo ugiye kumujyana, mwebwe muri babiri ni mwebwe mugomba kubyishyura. Hariyo bita police clearance cyangwa
ko icyangombwa cyemeza yuko utigeze ufungwa muri icyo gihugu cyangwa utigeze ugira imyaka. Noneho iyo bimaze gutyo wongera kwapurika fomu yitwa DC-160. Rero iyo umaze kwapurika DC-160 werekana ibimenyetso by'urukundo nyakuri. Ubu bimenyetso by'urukundo nyakuri ko ukundana n'uwo muntu kandi ko witeguye ko nimugera muri Amerika muzamara iminsi 90 mugashakana mukabana igihe. Iyo byose bigenda neza bahabwa iyo bita K1 visa. K1 visa muri pasiporo yawe bayiteramo iyo ibintu byose byagenze neza, babonye ibintu byose biri clear. Noneho kwinjira muri Amerika, iyo umuntu yinjiye muri Amerika kuri fiancé visa agomba gushyingiranwa n'uwo bakundana mu minsi 90. Bivuga ngo uwo muntu wamuzanye imbere y'uko iminsi 90 ishira mugomba kuba mwagiye mu rukiko mugashyingiranwa. Iyo mumaze gushyingiranwa rero, iyo mudashyingiranywe muri iyo minsi visa irarangira. Umuntu ashobora kuba illegal immigrant cyangwa iyo mugezeyo ntimushyingiranwe, uwo muntu visa irarangira asigara aba muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo rero mumaze byagenze neza, iyo mwamaze gukora ubukwe muri iyo minsi 90 itaragera, mwongera kwapurika icyo bita adjustment of status green card. Iyi rero adjustment status green card abantu bayibeshya, ni green card baguhereza y'imyaka 2 yo kureba ese uwo muntu wazanye cyangwa mwazanye ese ni by'ukuri, ese muzabana mu by'ukuri muri iyo myaka 2 mugomba kubanamo muri kuri lize imwe, muba kuri banke imwe, mukorera hamwe, mufiringa amataxi hamwe, kugira ngo azajye kwapurika green card iri permanent. Bazagusaba ibi bintu byose nimujya kwapurika iyo green card. Noneho hatanga ubusabwe bwa fomu ya 485 green card, bakongera bakapurika indi fomu I-765 iyo bita work permit ikwemerera gukora. Noneho iyo ushaka no gutembera hanze wapurika iyo bita fomu 131 iyo bita travel permit, ushobora kuba watembera hanze y'igihugu cya Amerika. Iyo byose byemewe, umuntu uhabwa condition green card, uko nabisobanura bamuha condition green card y'imyaka 2. Ariko iyo green card iba ari iyo gusuzuma neza niba uwo muntu koko yaje kubana n'uwo muntu, cyangwa yaje afite undi mugambi, cyangwa yaje aje kumucika, cyangwa wenda ntiyanamukundaga. Rero iyo ibyo bintu bibaye gutyo, immigration ikora iperereza ryayo ndetse ikareba se uwo muntu yabanye nawe kuri address imwe muri iyo myaka 2. Ese uwo muntu mwapuritse amataxi hamwe muri iyo myaka 2. Ese uwo muntu mwabaye hamwe muri iyo myaka 2. Biba bisaba kugira ngo mube kuri address imwe, mugire lize imwe, mugire buri kintu cyose. Iyo bitabaye umwe akagenda ukwe n'undi akagenda ukwe, ni ukuvuga ngo iyo green card condition ibitakaje agaciro. Iyo irangiye kugira ngo wapuri kubona indi biragora. Gukuraho condition nyuma y'imyaka 2 abashakanye bagomba gutanga form ya I-751. Iyo bemejwe umuntu ahabwa green card y'imyaka 10. No kuvuga ngo uva kuri ya green card y'imyaka 2, noneho kugira ngo bakureho iyo condition babona yuko mwabanye neza, wenda abantu babanye neza muri iyo myaka 2, barumvikanye, bagize gute ibintu bimeze neza, barangiza bakagenda bagakureyo iyo condition. Iyo condition rero yivuyeho baguhereza green card y'imyaka 10. Gusaba ubwene gihugu nyuma y'imyaka 3 wubatse n'umunyamerika mubana, umuntu ashobora gusaba form
ya N400 ariyo US citizenship. No kuvuga ngo ntago niba ndi umunyamerika nkashakana n'umuntu utari umunyamerika, we abona ubwene gihugu nyuma y'imyaka 3. Iyo ibintu byagenze neza, mwagiye mukabana, nta kindi kibazo cyabaye, nyuma y'imyaka 3 ashobora kwapurika ubwene gihugu. Iyo yemerewe akora exam akarahira akabona US passport. Iyo yemerewe akora exam ariyo bakubaza geography cyangwa bakakubaza history ya Amerika, ibibazo bikeya cyane, wamara kubitsinda ukajya kurahira ukabona certification y'ubwene gihugu, ukaba wakwapurika passport. Rero amakosa akomeye abantu bakora, gushyingiranwa kubera inyungu. Immigration ifite ubuhanga bwo kumenya mariage ya fraud cyangwa fake relationship. No kuvuga ngo bariya baza bagashyingiranwa n'abantu bashaka kugira ngo binjire muri Amerika, nibarangiza babacike. No kuvuga immigration ishobora kugufata nka fraud, nk'umuntu wakoze fraud, kuko utaruzanywe no kubaka, ahubwo waruzanywe no kugira ngo uzanywe na benefit yo kubona ibyangombwa muri Amerika. Hariyo bita fake relationship, cyangwa abantu bakishyura abandi kugira ngo nkuzane muri Amerika, tugire gute, dukore mariage, nindangiza nkwishyure ugende. Ibyo ni fake relationship. Iyo rero babimenye, visa ihita yangwa, ushobora gufungwa, ushobora kwirukanwa muri Amerika, nta mikino. Gutangira ibimenyetso by'urukundo. Benshi batekereza ko urukundo ruri mu magambo gusa, ariko immigration ireba amafoto, travel history, aho mwagiye, ireba call log, uko mwahamagaranaga, amafaranga mwafashanya, mwahanaga, family meeting, uburyo mwahuraga. Rero kubeshya muri interview, kubeshya ni ikosa rikomeye cyane. Iyo ubeshyemo n'akantu gato ukavuga ati nta famiye ngira muri Amerika, ejo bikavumburwa ko ufiteyo famiye, uko kuba ari ukubeshya. Iyo immigration ifashe ko wabeshye, ushobora guhabwa permanent bar, iyo bita ban, lifetime bar. Iyi rero permanent lifetime bar, no kuvuga bashobora kugufatira imyaka 10 yo kutazigera wongera gusaba visa muri Amerika, cyangwa bakaba banabishyiraho burundu bitewe n'uburemere bw'icyaha wakoze. Rero kutamenya amategeko ya fiancé visa, abantu benshi ntibazi ko bagomba gushyingiranwa nyuma y'iminsi 90. Ntibazi ko batemerewe gushaka undi muntu. Ntibazi ko divorce ishobora kubagira ikibazo. Violence cyangwa ibibazo bya polisi, iyo domestic violence cyangwa police report, restraining order, bishobora gutesha agaciro green card yawe. Bivuga ngo umuntu ushobora kuba warahohote umugore wawe cyangwa umugabo wawe, akaba yarahamagaye polisi, polisi ikaba yaranditse report, bakaba baragusabiye restraining order, ayo bita order protection, ko udashobora kumwegera. Ibyo bishobora kwangiza amahirwe yo kubona green card yawe. Inama ku bantu bashaka fiancé visa, urukundo rugomba kuba rwa nyarwo. Urumva? Buri gihe ubike ibimenyetso by'urukundo, irinde kubeshya immigration. Sobanukirwa amategeko yose mbere yo gutangira processes. Urumva? Fiancé visa ishobora kuba inzira nziza yo kubaka ubuzima bushya muri Amerika, ariko ugomba gukorwa mu kuri no mu bwitonzi. Iyo umuntu ataremanya amategeko, ashobora kwisanga visa yangiwe, green card yangiwe, cyangwa yirukanywe muri Amerika. Niyo mpamvu ari ngombwa kwiga neza mbere yo gutangira uru rugendo. Rero ndagira ngo bavandimwe, nabasobanuraga kuri fiancé visa, nzajya ngenda mbasobanura amategeko, ese amategeko abivuga gute. Nzababwira wenda n'umuntu ushobora kuza yarakoze mariage, ari mariya ari umugore, nabwo nzagenda mbibashyiriraho. Ni munkore subscribe kandi dukomeze tugenda. Imana ibaha umugisha, ikomeze kubarinda. Naho ngarukirije ikiganiro, munkorere subscribe,
Imana izabarinde. Amen, amen.